nitwa Marie Claire. Mama wanjye yitwaga n'umukobwa Josephine. Twari dutuye hano hirya ho gatoya utaragera ku cyahoze ari segiteri. Yaradufite turi abana batandatu. Noneho umunsi Habyarimana yapfiriyeho ntabwo twongeye kugira amahoro, ntitwongeye kurara mu nzu. Yagiraga sogokuru wanjye witwaga Bizimana Rucumu, azaga agahamagara mama wanjye ati Josephine nimusohoke uyu munsi bari ntabwo ari byiza. Umunsi umwe twicaye mu rugo nka saba, abantu batumva umuntu munsi y'urugo ari guhamagara ari kuvuga ati Josephine ati nimwirukanke baje kubicira hano mu rugo. Twarirukanse tujya ku cyahoze ari segiteri hano hepfo ku mubuga. Hano inyuma abantu batwirukaho bahamagara bavuga ngo ese Josephine ngo kugiye n'amabati murayajyanye. Harimo abahungu bo kwa Rwabukwandi n'undi witwaga Bucyana. Turiruka tugera ku cyahoze ari kuri segiteri. Twaharaye amajoro abiri. Ku joro rya gatatu inkotanyi zari zatangiye kurasa ijari. Twese tubona yuko neza inkotanyi zigiye kutugeraho kuko hari uburinzi, tubona ko nta buzima dufite. Ari nka saa 12 baraza baratubwira ngo aha hantu tugiye kuhabakura, muzamuke tugende. Twarazamutse mu masaa 12 n'igice, saa moya tuzamuka uyu muhanda wose. Turagenda tugeze ahahoze ari kwa Seyanga. Abagabo barimo n'abasore baravuga batari kubu ngubu mutujyanye he muri iri joro? Bati mwatwiciye na hano ku muhanda. Ati ntabwo tugiye kubica, ni ahantu heza twabateguriye kugira ngo ibyo kurya bijye bibageraho, kuko murabona ko hari ari mu muhanda, nta burinzi twizeye bwabarinda muri uriya muhanda. Ariko ubwo babona ko abantu batangiye kurakara, washaka no kuvuga bakagukubita nk'ikibatira cy'imbunda, abafite imiri, abafite imihoro. Icyo gihe icyiciro kimwe cyaramanutse kirajya hariya mu ishyamba. Ririya shyamba ntabwo ryari rihari, ari hakurya, ari hakuno, ari haruguru. Biriya biti byongeye gukura nta byari bihari, bari barabitemye n'ibiti nta birimo, ku buryo uwo hakurya kureba, uwo hakuno kureba, n'uwo hepfo kureba, n'uwo haruguru. Ngewe naraye mu basigaye hano, batumanura mu gitondo nanone ku ngufu. Turagenda dusanga abandi mu masaa 2, saa 3 za mu gitondo. Tukihagera tukimara kwicara tubona ibitero ibyo hakurya, mbese batugose ahantu hose. Wareba hakurya ugasanga igitero kirahari, wareba hakuno ugasanga bose barahari. Abasore bari barimo noneho batangira kujya batera amabuye. Hari abashyize urwibutso, twaramanutse twigira hepfo ho gato, ariko ari ukwirukanka. Abasore bari barimo bakaramage n'abandi basore benshi bakajya batera amabuye haruguru. Batera ibuye wowe kubera abandi baguturutse haruguru, ibuye rigaturuka haruguru rikakumena nk'umutwe, noneho ku buryo baza kukugeraho nta n'ubuzima ugifite. Mama wanjye yari afite uyu mwana mutoya, mukuru we Anyensi aramubwira ati Josephine icara hasi dupfe kibyeyi, umwana atagutanga gupfa, wenda ukamutura ku gishyitsi, icara dupfe kibyeyi. Twaricaye neza mbona noneho batugezeho, bagiye kutugeraho. Ariko abo hepfo bakajya bavuga ngo nibakoresha uburyo tumanuka ngo babone icyo bakora babafashe. Ngiye nkumva bari kuvuga ngo ubusaba abantu muri kubahora iki. Narirutse mbwira mama wanjye nti ntibayireka ngende nsange bariya. Twamanutse hariya, mwabonye hari umukingo, hari umuyoboro wari urimo w'amazi, batwicaza ku wundi musozi wo hakurya. Hari umumama wari uhetse umwana wari utuye mu Nzove,
wakumva ko wenda umuntu agiye guhamagara ari bumurengera, arahamagara ati ndengeye ingoma, ati natwe turi hano. Yamutemye ahetse umwana, umuhoro ufata umutwe w'umwana n'umutwe wa mama we, biribarangura biragenda. Noneho umuntu usore wari uturimo hagati aravuga ati ariko ubu tugiye gupfa gutya, ati basi reka twiruke dupfe twirukanka. Turiruka dukwira imishwara, ariko ubwo ndagenda ngewe ngera hasi mu bihuru byari birimo byinshi cyane, ndacunga nsesera mu gihuru ndyamamo. Ndaryama barica bigejeje nka saa 5 saa 6. Ubwo bisha bo ku misozi bose batangira gushakisha muri bya bihuru baza kureba abantu bihishemo. Batuzamuyemo turi nka 6 twari twihishemo, umwe aryamye hano undi aryamye hano. Babanza gukubita abo ngabo, nta no gusamba, bose barapfa. Njyewe nari nafashe gutya mu misaya, umwe akubita impiri muri uru ruhande, nahise ngo hejuru ya babandi, niba ari icyuma ikindi yakubise hano inyuma ntabwo nyizi. Nashidutse mbona umubiri wose nabaye amaraso, nguye hejuru ya babandi ahita akubita impiri mu mugongo. Baravuga ngo tugende n'aka kapfuye. Ko mbabwira ngo baramwamba bariye koko, barambwira ati ariko turakubabarira, Habyarimana ajya gupfa mwari muzi ko muzabaho, ntabwo mugomba kubaho, yarapfuye. Bagenda bazi ko banyishe, umugongo bawuciye, umutwe ahantu hose ari ibisebe. Nsubira ahandi hantu mbonye ntawe undeba, mva kuri iryo zuba kubera ko izuba ryararasaga rikarasa mu maso. Ndagenda njya mu kindi gihuru ndaryama. Ndibaza se Mana yanjye ubu ngubu ndabigenza gute? Se ndaguma aha hantu nzahapfira. Mushiki wa Karamage yararahagana haruguru yanjye, bamuciye amaguru gusa, bamutamo baramubwira ngo waratubenze, ni iki gihano kigukwiye. Bamuca amaguru bamusigama aho ngaho. Noneho uko ari gusakuza haruguru ari gutaka, ndavuga se ubu ndaguma aha hantu ndabigenza gute? Ndazamuka ncananga guca ahantu mama wanjye yari ari nabo twavukanaga bamwe, nca ku ruhande ndazamuka, ndavuga n'ibyo ari byo byose uwajya ku buyobozi wasanga ari bundengere. Ndazamuka ngeze hano ku muhanda, nsanga interahamwe ziri mu nama hano nyinshi. Bambonye babiri bazamuka bansanga, mbonye bansanze bafite impiri, nahise mbona abasirikare bari kuzamuka bafite imbunda. Ndavuga naho kugira ngo bongere basubize muri bya bisebe, reka mpamagare bari abasirikare mbinginge bandasi. Ndabahamagara ndababwira nti nimuhagarare mbabwire. Interahamwe zisubira inyuma, abasirikare babiri barahagarara. Barambaza bati se niki? Nimumbabarire mu ndasi. Batese uvuye he? Nimvuye mu Kanani, bari bazi ko banyishe, ariko ngewe ntago banyishe burundu. Ntindebye kugumamo nanone mbona bingoye, nti munyice mwebwe munyirasire. Barambwira bati nubwo turi abasirikare turi bene wanyu ntago tukwica, nese ubundi tugukorera iki? Ntibasi nimungeze kwa konseye. Batese urahazi? Ndabwira nti ni mu Ntombe. Nagiye imbere, umwe mbese banshyira hagati yabo. Nageze kwa konseye arambwira ati gira vuba wihuse n'umugore we, va muri uru rugo genda batanagusanga hano bakakwicira aha ngaha. Ati ahubwo reka tuguhe ibiryo ubanza urye. Nta biryo nshaka. Ndazamuka nsubiye inyuma nyine banjyanye, hari umugabo witwaga Segikwiye, abana bose bari kuva mu Kana bajyaga hano ku muhanda kwa Segikwiye. Barambwira bati rero hari ahandi abana bari kujya, reka tukujyaneyo. Ndangije ndabwira nti nta kibazo ngaho ni mu njyane. Turagenda tunyura iwabo w'umukobwa witwaga Mukansoro Claudette, yari afite musaza we w'interahamwe ikaze cyane yitwaga Inyansi. Arambwira ati rero Uwera ngwino nkujyane mu rugo nkogoshe, nari mfite imisatsi nk'iyi ngiyi. Ati nkogoshe noneho ngutize n'imyenda wambara ukuremo ayo y'amaraso,
uzagenda ejo mu gitondo. Nta kibazo. Naragiye abigenza gutyo, arangaburira, arankarabya. Musaza wahageze ansangayo, bose niwabona se n'abandi basaza be. Musaza we yanciriye umugani arambwira ngo we, ngo amahirwe y'inyamanza ntabwo ari kimwe n'ay'izindi nyoni, ngo guma hano ntugire aho ujya. Kuri uwo munsi nimugoroba mbwira abantu ngo bajye kumpamagarira umwana twavukanaga witwaga Ivona. Bari bambwiye ko Ivona ari aho ngaho kwa Segikwiye, ari kumwe na mama wa Segikwiye, ari umukecuru ushaje wiyicariye mu rugo avuga ati wenda bazansange hano. Abana mutumye bagarutse birukanka basanga babateyemo grenade. Nyuma baza kumbwira ko uwo murumuna wanjye bamubonye imbwa zaramuriye mu rutoki, n'ubundi yapfuye yiruka. Imbwa zimurira mu rutoki kwa Segikwiye. Narakomeje mbaho ngaho menyesha mama wacu Mukamurigo ko aho hantu ariho mba. Arabwira ati gumiraho kuko n'ubundi hano bahita bakwica. Inkotanyi, ndashimira FPR Inkotanyi, Imana ibaha umugisha, Imana ibongerera imbaraga, mwagize neza. Zari zaratangiye kwambuka zikaza hano Kanyinya ari ninjoro, zikaba zatwara abantu. Uwo mumama wo muri urwo rugo aravuga ati ngiye ntabwo nahungana n'uwera, ntabwo mushaka muri urwo rugo nagende. Abana be baramubwira bati se n'ubundi ko yabaye aha wamuretse iki twica akaba ari cyo kimwica. Aravuga ati ngiye ntabwo nahungana nawe, sinahungana n'umwanzi, nagende nabwire mu rugo. Naramanutse njya kwa Karegeya kwa mama wacu, ndamubwira ntibaranyirukanye. Arambwira ati se koko n'ubundi barakwicira hano, ndakushyira he ndabigenza gute koko? Hari ahantu inyuma yari yarakoze amatafari, arambwira ati ngaho iryama aha ngaha. Ndamubwira nti se ko n'ubundi numvise ari Inkotanyi zahageze, wanshakiye ukuntu nakwambuka nkigendera muri Yanzi. Arambwira ati muri Yanzi harimo imitego myinshi, nta kuntu wagera ijari barakwica. Arangije ahamagara umusore yari akiri umusore witwa Ntaganda, aramubwira ati wera ari hano kandi baramwicira hano. Ntaganda aramubwira ati iwacu nibamara kugenda uwera ndibuze mutware arare mu rugo iwacu. Ubwo nuko byagenze, naraye kwa Nyirimanzi kubera Ntaganda. Bukeye Inkotanyi zari zarageze hano hariya mu muhanda wo ku Giti cy'inyoni, abantu bose bari kugenda bari guhunga bikorera ibintu bagahunga. Noneho mama wacu ambwiye ati nta hantu ndi bubone ngushyira, nta kuntu nakugenza. Ndamubwira nti ngewe reka nigire muri ziriya mpunzi n'ubundi ngende, aho kugira ngo baze basubizemo izindi mpiri, reka ngende nzicwe n'abantu ntazi. Yarambwira ati sura bishobora. Ndambwira nti reka ngende. Mu ntoki akambwira ati bareba mu ntoki, ati ntabwo uri bugereyo. Hariya ku Giti cy'inyoni hari bariyeri iteye ubwoba, abantu bose babarohaga muri Nyabarongo. Ndagenda ngeze hariya kuri Nyabarongo, bambonye n'ubwoba nari mfite n'ibikomere byose nari mfite, bahise bampamagara ngo ngwino hano ngo kubera icyo ufite ubwoba. Nahise mbona imodoka nanone nciyeho y'abasirikare, mpita mbonamo umusirikare twajyaga duhurira ahantu Nyamweru kwa Manweri, aje kureba ababyara banjye. Ndamuhamagara ntirenzaho, arikanga yumvonye akantu kamuhamagaye. Ageze imbere abwira umushoferi ati hagarara ndebe uriya muntu. Kuri babonye ya modoka yahagaze, nagiye niruka ngiye kumureba. Arambwira tugiye, ntindahunze. Muri make nageze za Gitarama muri Kayenzi, Inkotanyi zahageze mu gitondo. Twagiye kubona tubona abandi nyine ko ari Inkotanyi badasa nk'abo twajyaga tubona, ubegera bakakumva. Ndashimira cyane FPR Inkotanyi, mwarakoze cyane. Nkongera ngashimira
farije yatubaye hafi, nta muntu ukenera kwivuza ngo abure uko yivuza. Twabaye ibisenzegera imitwe, ubu tugenda hari n'igihe ngenda ngewe n'umuntu akambaza ati bite, nibagiwe imitwe. Ntabwo imitwe ari mizima kubera ko ahantu bibandaga mu mutwe n'umugongo. Nicyo kintu bari barabatoje, ahantu bakubitaga habaga mu mutwe gusa no mu mugongo, kuko urumva izo ni ingingo zigize umuntu. Ndabinginze rwose abantu n'ubu bamwe baba bari hano, kuko nta muntu w'ikanyinya navuga ngo rwose mana yanjye utarahigwaga. Bakuraga ibijumba bakavuga bati mubikure n'akazasigara kajye kavuga ko twari n'abagore b'intwari. Batubonye twabuza aho tujya. Imibiri y'abacu baza ahantu iri, nka Steriya bamwiciye kuri uyu muhanda azamutse mu Kana, kandi abantu bamwishe barahari. Ni ukuri batugiriye neza, nta kindi kintu ntabwo tubabwiye ngo babazure, kuko ntabwo ari Imana. Ariko batwereka aho abacu bari, tugashyingura imibiri yabo mu cyubahiro, natwe tukishima. Kuko ubu ngubu igihe cyose nk'ejo nagiye Rusiga, kuko nk'abo bavuye kwa Segikwiye ntabwo babasubije hasi mu Kana. Duhora tugenda kuko abacu bapfuye bagenda. Hariho n'abirukaga bagahita babatura muri iriya babica bakabanaga muri Nyabarongo. Ndashimira FPR Inkotanyi, nongere mbisubiremo, nkongera nkashimira perezida wacu Kagame. Imana imuha umugisha, Imana imuha imbaraga, Imana imwagure, Imana izamuha iherezo ryiza, kuko hari ibintu byinshi yagiye ahagarika muri iki gihugu. Nk'uyu munsi uko twicaye, ntabwo kiriya gihe twari kwicara, bahitaga bareba isura ukahasiga ubuzima. Rero ntizimbye mu magambo, Imana ibaha umugisha. Ndashimira buri umwe wese uyu munsi wasize ibye akaza akaduherekeza, akajya hariya mu Kana kureba aho ababyeyi bacu. Nahageze hariya nibuka ko mama wanjye umwana yamuriranye, yicara hariya hafi y'ahari urwibutso, bamwicanye n'umwana n'amazina yarateruye arimo hariya. Imana ibaha umugisha buri umwe wese wasize ibye akaduherekeza. Namwe Imana ntizigere ibibagirwa. Mbasabiye umugisha uva mu ijuru, Imana ibampere umugisha.